Carols live concert press conference. Numwanya abateguye igitaramo cya Choral de Kigali bagiye kuganira n'itangazamakuru. Abanyamakuru murabizi neza ko muri abafatanyabikorwa beza b'ibitaramo ibi ngibi bibera ahantu nk'aha ngaha. Numwanya mwiza Choral de Kigali yize kuganiriza Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga by'umwihariko n'abaturarwanda bazitabira iki gitaramo kizabera aha ngaha turi muri iyi nyubako ya BK Arena. Uyu munsi rero turi kumwe n'abaterankunga b'iki gitaramo ari nabo bagize uruhare kugira ngo Choral de Kigali itegure Christmas Carols live concert igiye kuba ku nshuro ya 10. Ikaba ari korali ifite ibigwi birenga imyaka 50 bakora iyogezabutumwa rinyuze mu ndirimbo zirimo izo Choral de Kigali iririmba mu misa muri Kiliziya Gatolika ndetse n'izindi zirimo ubutumwa bw'amahoro, ubwiyunge n'izindi zihariye zirimo izo izwiho cyane za classique. By'umwihariko hari ariko tugiye kuririmba izindi ndirimbo nyinshi zitari zo mu Kiliziya. Nyuma rero tuza gusanga abantu batubwira bati izi ndirimbo iyi muzika mukora ya classique nkuko uwatutumiye mu nama yatangiye bivuga, uyu muzika ko abantu benshi bawukunze, byagenda bite ngo tubone kenshi atari mu misa tuje. Ubwo rero ibyo bitaramo twabikoraga mu ubwo buryo. Iki rero tugikoze cya Christmas Carols kuko twashaka gushyira abantu mu byishimo bya Noheli, tugashyiramo indirimbo za Noheli ariko tukabashyiramo n'izindi bakunda. Mwajyaga mwumva rimwe na rimwe turirimba nk'indirimbo z'umupira, ubundi tukaririmba indirimbo ziririmba izindi ndangagaciro za Kinyarwanda, byose kugira ngo duteze imbere muzika wanditse nk'uko biri mu ntego yacu nka ONG. Ubwo rero twagitangiye iki cya Christmas Carols twagitangiye muri 2013. Ubu kugeza uyu munsi ntikirasiba, kigenda kiba buri mwaka. Yemwe buriya twagize amahirwe no mu gihe cya corona mu mwaka wa 2020 na 2021 guverinoma itwemerera kugikora, nubwo abantu bamwe bari mu ngo, hari muri guma mu rugo total muri 2020 gwagombaga gucya baguma mu rugo, ariko inama ya guverinoma iravuga ibitaramo byateguwe bize kuba. Murabona rero ntabwo imyaka yose 10 twigeze dusiba kugeza uyu munsi. Nyifuzaho gato cyane uko ngisuzuma nkakibona kino gitaramo, tujya tunabivuga natwe iwacu muri Choral de Kigali. Nk'iki kiri cya Choral de Kigali nta burenganzira dufite cyo kugisibya. Y'igihe kigeze abantu baduhamagara, ari abasanzwe ari abayobozi, abantu baduhamagara bati ni ryari kizaba ryari. Natwe none uko tugenda tubona kiba kiza uko abantu bakitabira bagenda barushaho kuba benshi, tukavuga tuti iki gitaramo n'iki kiri cyacu, nta kindi twakora buri mwaka uretse kugitegura tukagiha abantu. Ubu rero ni igitaramo kimaze rwose kuba ubukombe, rwose kitazanavaho kubera uburyo tubona abantu bakishimira. Muri Kigali noneho usanga twinjije abantu mu mpera z'umwaka neza, usanga abantu bibuka kugura kado za Noheli dutangiye kucyamamaza. Usanga rero igitaramo natwe tumaze kubona ko cyabaye impuzamahanga, cyabaye icy'u Rwanda rwose. Iki kiri mu bubasha bwa Choral de Kigali yonyine, ari nayo mpamvu tujya dusaba abantu ngo badutere inkunga kitazasiba, kandi koko ntikizasiba. Ntitwabura none gushima rero abantu bagenda badufasha. Iki gitaramo buriya kuva mwabonye abaterankunga benshi hano, aba ni abantu si ugukunda gusa gutera inkunga no kwamamara, harimo no kudukunda uko twayobonye mu bose, hafi ya bose. Ariko nanze nk'urugero rwa Saniramu kuva muri 2013 nta mwaka n'umwe barasiba kudutera inkunga kandi batadusaba byinshi. Ubu ngubu uno mwaka RNIT baraza wenda kubyivugira, ubu ni nabo baterankunga bakuru babijemo, tubasanze nibyo, ariko dusanga nabo bazi icyo gitaramo, bazi Choral de Kigali, bazi n'akamaro babigiramo, nabo batera inkunga. Ubu ni nabo baterankunga bakuru dufite, ariko n'abandi baterankunga uko bagiye bivuga hano kuri pano mwabumvise, ni abantu benshi barabikunze. Ni isomo tugenda tubona isura baha kino gitaramo ku buryo kizakomeza kibeho. Ubwo rero sinasoza ntashimiye abantu mwese, abanyamakuru, nanababwira imyiteguro uyu munsi twe tugeze kure, twarayirangije. Indirimbo zimeze neza, abaririmbyi bameze neza, indirimbo ni nziza nyinshi. Abanyamakuru bajya bambaza ngo nakahe gashya tubitse,
ariko kuko buri gihe haba harimo kari mu gaseke ntabwo twakababwira kose, ariko harimo indirimbo nziza, harimo abacuranzi beza benshi, harimo abaririmba neza, amajwi yateye imbere. Ubu ngubu ntabwo duherukaga kuririmbisha abana dutoza, ubu ngubu noneho bazaba barimo, hari hashize imyaka nk'itatu tutabakoresha, na groupe icuranga yabaye nini kurushaho, abaririmbyi ni benshi kurushaho, n'indirimbo nazo ni nyinshi kurushaho. Tuzabarimbira za classique nziza, tuzabarimbira zo kubyina abantu bashobora kunyeganyega. Ubwo rero imyiteguro irarimbanyije nka groupe rero muri Kiliziya Gatolika, ntitwitegura gusa ngo dukaze amajwi, n'amasengesho turayakora, turasenga. Hari burya muri Kiliziya Gatolika haba, iyo ushaka gukora ikintu rwose ugifite imigisha cyasengewe, burya hari isengesho ryitwa Noheli, hari iminsi 9 abantu bafata bagasengera igikorwa barimo. Twaragitangiye, twabaze iminsi 9, itariki ya 8 twatangiye amasengesho. Ubu turi mu masengesho ya buri munsi yitwa Noheli yo gusaba igitaramo ngo kizagende neza, muzishime natwe twishime, ariko nanone habe haboneyeho amasomo meza ya Noheli, ibyishimo byiza bya Noheli. Buriya tujyana intego yacu twanditse mu rurimi rw'igifaransa ivuga ngo la beauté du son pour la bonté des âmes. Mu Kinyarwanda umuntu agenekereje ni ukuvuga ngo turirimbe neza, dukore amajwi asohoka neza, yinjira neza mu matwi y'abantu, ariko ajye muri roho zabo, azihindure, aziteremo ubugwaneza. Twifuza rero yuko dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu bose, hamwe namwe muba mwaje kugira ngo tubwire abantu, twifuza ko abantu bazaza bakishima, bakagira umutima mwiza mu mpera z'umwaka, bakagira ibyishimo bya Noheli, icyo Noheli ivuze, hanyuma bakanagira umwaka mushya muhire uzahita ukurikiraho, ari nako barangiza uyu nguyu turangije wa 2023. Ntizimye magambo rero, reka wenda nsoreza aha, ibindi tuze gukomeza tubivuga, ariko sinabura gusinyara ikintu kimwe gikomeye, sinabura gusinyara nako si kimwe ni nka bibiri cyangwa wenda turabivuga muri kumbaza uko tugenda tuvuga n'abandi bagenda bavuga. Icyo mwatubwira abantu nuko abaterankunga batera inkunga bagenda baduha n'amahirwe kuzabona inkunga mu gihe kizaza. Muri Saniramu batwemereye ko umukiriya wese uzajya ajya kugura ubwishingizi akavuga ko atumwe na Choral de Kigali, bazajya badushyiraho amafaranga kuri konti yacu. Muri RNIT buriya bagira produit nziza, ndaza gusaba wenda niba biri bukunde ko baza kuyivugaho gato, ariko produit nziza cyane yo kwizigamira. Badufunguriye konti kandi bagiraho aka component kamwe ko kubikira undi, gushyira undiho amafaranga yo kwizigamire. Badufunguye account kandi batwemera ko abantu bose bazajya banyuzaho ubwizigamire bazigamira Choral de Kigali. Dufite rero amahirwe menshi yuko imbere hazaza hari ibikomeye byinshi. Ubwo binaniye kuvuga buri muterankunga wese uri aha ngaha ku meza. Dufite amakarite nk'ubu nka BK Arena yaduhaye amakarite. Ariya ujya kwishyura waba ari mu mikino bakakugabanyiriza 30%. Baduhaye umwanya wo kubona ayo makarita ngo tujye tuyakoresha. Abanyamuryango bacu bose ubu ngubu bafite ayo makarita. Ni nk'uko buri muryango wacu wese yafunguriwe account muri RNIT. Dufite amahirwe menshi nka Choral de Kigali yo kugira abantu badukunda barimo kugenda badufasha. Umuterankunga ntaza kuvuga kandi araha, buri wese afite amahirwe yagiye aduha. Wenda turaza kumuvuga uko tugenda tuzamuka mu biganiro, ariko ibyo ni ibintu byo gushima. Abanyamakuru rero sinabura kubikuza. Iki gitaramo cyagiye kigira abantu benshi kubera abanyamakuru, itangazamakuru. Sinzi uko twazabigenza ngo tujye tubwira abanyamakuru bose ngo ni baze tubabwire aho bava bakagera, ariko n'ubu tubwira abo twumva mu mutwe bajemo, tuziranye nabo, dusome ibyabo. Sinzi ukuntu bizagenda ngo dutangaze bose baze ngo turabakunda pe aho bava bakagera, kubera ko baradufasha kandi ntacyo baduca. Ibyo rero namwe mubishimirwe. Reka ndekera abantu komeza kuvuga byinshi, ubwo ibindi muraza kubimarwa mu matsiko wenda asigaye. Mbashimire kandi murakoze. Nkuko abivuze ni amateka akomeye, ni korali ifite ibigwi hano mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda.
ubibona neza iyo ugiye kuri YouTube ukareba anthem cyangwa indirimbo ya UEFA Champions League yaririmbwe na Choral de Kigali ari performance, niyo ndirimbo yarebwe kurusha izindi kandi ari official song ya UEFA. Ntabwo ari kuraririmba indirimbo zo mu kiliziya gusa, ushobora gusanga abantu bazi Choral de Kigali kubera abana baririmba bayibamo. Choral de Kigali ifite ibigwi bivuze ngo umuntu wese uri Kigali uri hafi agomba kuza muri iki gitaramo. Turi kumwe na Vice Perezida wa mbere wa Choral de Kigali. Nagira ngo dusobanurire ibijyanye n'amahirwe ku muntu uzagura tike akoresheje BK prepaid card. Amatike ahagaze gute, araboneka hehe, izo information zijyanye n'igitaramo, umunsi w'igitaramo, amasaha yo gutangira n'isanga, izo detail. Warakoze cyane Chita kuri kano kanya mpaye nongeye kusuhuza. Nkuko bivuze koko rero igitaramo cyacu Christmas Carols Concert kizaba ku cyumweru tariki ya 17 z'Ukuboza 2023, kikazatangira neza saa 12. Ushaka kuvuga ngo tuzafungura imiryango saa 9 ku buryo abantu binjira rwose uko bashaka kugira ngo bafate amasaha menshi ahagije bitegure saa 9 saa 12 twanzitse. Iyo ntego rero twayikomeyeho kubera twabonye ishimisha cyane abakunzi. Abantu bakunda ibintu bitangiye igihe bikarangira kare, abantu bagataha bishimye. Niyo twaje gukora ibyishimo nk'uko perezida wa korali yarabivuze, tugomba kubikora ku buryo bwose bwuzuye. Ubwo rero tuzatangira saa 12 zuzuye tugere mu masaha y'ibiri. Hanyuma kubyerekeranye n'amatike twaciyemo ibice bine byose. Uyu mugambi wo gucamo amatike ibice bine uri muri bya bindi perezida yaravuze nakita mu cyongereza community outreach, kugira ngo abantu bose badukunda babashe bose kutugeraho, babashe kutwisangaho. Biri muri wa mugambi ya moto yabwiye ya Choral de Kigali, la beauté du son ou la beauté des âmes. Iyo rero iyo moto twayitranslate twayihimbiye mu matike. Hari amatike y'itanu, hari amatike y'ibihumbi 10, hari amatike y'ibihumbi 25 muri VIP, hari amatike y'ibihumbi 50 muri VIP. Hanyuma ariko kandi kubera ko dufite bagize amahirwe yo kugira abaterankunga batandukanye, umuterankunga BK Arena wadukoreye agashya ku bijyanye na BK prepaid card, aho umuntu wese uguze card akoresheje iriya BK Arena ahabwa 25% by'inyungu ya reduction cyangwa akavaho. Barabyumva ko ari akantu keza kameze neza kazatuma abantu bagura amakarita ntabwo ahenze, n'amakarita meza nanjye ndayifite ntabwo ahenze. Epi noneho ugasanga umuco mwiza wo gutunga prepaid card no gukora amatransaction ku buryo bworoshye, ari nabwo leta y'u Rwanda irimo irakadukanguriraho muri mu bintu by'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Ubwo rero uwo niwo muti badukoreye. Nagira ngo mutubwirire abantu bose badukurikira bakangukire rwose gusanga ayo makadi. Ikindi gikomeye cy'ingenzi nanone nuko twavuze tutariko nubwo bwose turi muri ya www.ticket.rw, twahisemo nanone no gukura amatike amwe kuri ya system tuyashyira hanze kugira ngo abakunzi bacu babashe kuyageraho. Amatike rero ari ahantu hatandukanye mu paruwasi atandukanye, harimo aho muri paruwasi yacu mu maison mère niko tubita, muri kwa cardinal murayizi paruwasi cathedral parish ya anayo cardinal abamo anatwe hotuba hari amatike. Sainte Famille hari amatike, n'izindi paruwasi zose zo muri uyu murwa mukuru wa Kigali amatike. Za kamera zitandukanye hari amatike. Murumva ko twagerageje kugira ngo dukore ku buryo bwagutse. Umuntu wari wese ufite ikibazo cya digital literacy cyangwa udafite ubushobozi bwo guhita yadukira ikoranabuhanga nawe abona uburyo bwo kugera ku matike. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga Chita. Murakoze cyane. Arakoze cyane Vice Perezida wa mbere. Mu bari hano baba sponsors harimo ibigo bitandukanye nk'uko nabibabwiye, ariko Choral de Kigali iri gutegura iki gitaramo Christmas Carols Live Concert bishimiye uruhare by'umwihariko rwa Airnight cyangwa Rwanda National Investment Trust iterambere fund, by'umwihariko uruhare bagize uyu mwaka kandi
ko byanyana rwose uzahoraho, bakishimira uruhare rwa Keystone, uruhare rwa Sanlam, uruhare rwa Horizon Express, uruhare rwa BK Arena and BK Prepaid Card, uruhare rwa Techno Market Printing House, uruhare rwa Savvy Tours and Travel Agency, uruhare rwa Ingufu Gin Limited n'abandi bose, ariko cyane cyane ko hari abari hano hari n'abadahari, ariyo mpamvu twifuza kumva comments z'aba sponsors b'iki gitaramo n'impamvu ikomeye bateye inkunga Choral de Kigali. Turahera hano, every sponsor from organization or company, we want to hear your comments and why have you sponsored Choral de Kigali for this Christmas Carols Live concert. Murakoze, murangirira mvuge mpagaze nza nicaye hasi. Nitwa Bosco, navuye muri Horizon Express nk'abashinzwe marketing na public relation. Hanyuma Choral de Kigali navuga ko ari inshuti zacu, ntabwo byarenze kuba baterankunga gusa, ni inshuti kuko uyu ni umwaka wa gatandatu dutera inkunga kino gitaramo guhera mu 2018. Horizon Express rero ni ikigo gikora ingendo zihuza twese tw'intara y'Amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali. Tukaba twishimiye kuba turi muri bano mu gutera inkunga kino gitaramo. Impamvu twahisemo gutera inkunga igitaramo ni uko ni igitaramo gihuza imbaga, gihuza abantu benshi. Abanyarwanda bamaze kukimenya ko ari igitaramo gihuza abantu benshi, kandi n'ubutumwa butangirwamo ni ubutumwa twifuza ko Abanyarwanda bose bumva. Natwe rero twishimira gutera inkunga igikorwa nk'iki, kandi bizakomeza. Imyaka 6 irashize, tuzakomeza n'ikindi gihe, cyane ko na perezida yatubwiye yuko byamaze kuba nk'itegeko, nabo bagomba kugikora. Uko rero bagomba kugikora, natwe niko tugomba kuba tubari hafi tubashyigikira. Ndumva ariyo mpamvu. Murakoze. Thank you so much for this moment. As East African University Rwanda, we are one of the higher learning institutions in Rwanda, and our mandate is to transform communities we serve. In the sense that Choral de Kigali, the content they produce, it's also meant to transform the community. It's meant to transform the hearts of the people. So in that sense, we join the hands to celebrate Christmas Carols concert with Choral de Kigali. Thank you so much. Murakoze. Natwe nk'uruganda Ingufu Gin Limited ntabwo ari inshuro ya mbere duteye inkunga Choral de Kigali, cyane mu gitaramo ikora cyane mu mpera z'umwaka. Ngira ngo mu myaka ishize twari turi kumwe, n'icyo baherutse gukora hano muri arena twari kumwe, twabateye inkunga. Natwe rero tukaba tufatanya na Choral de Kigali mu butumwa bwiza itanga, mu butumwa bwiza igeza ku Banyarwanda, kugira ngo barangize umwaka neza kandi bishimiye n'Imana, cyane ko ubutumwa bwa Choral de Kigali akenshi ubwinshi ni gukangurira abantu kwegera Imana no gusenga no kugira ngo imitima yabo ike kandi bakora ibyiza. Natwe rero tukumva nk'uruhare rwacu rutabura kugira ngo Choral de Kigali igere ku nshingano zayo, kandi inshingano nziza zo gutuma Abanyarwanda bamererwa neza banasoza impera z'umwaka mu byishimo, nk'uko dusatira iminsi mikuru ya Noheli n'ubunane. Ibi byose Choral de Kigali kugira ngo biri gufasha Abanyarwanda bose kugira ngo bishime muri iyo minsi banayisoze neza. Natwe rero uruhare rwacu ni ngombwa, kandi natwe nk'uko perezida yabivuze, iki gitaramo cyabo cyabaye itegeko. Natwe rero ubwo ntabwo tuzabatenguha, tuzaguma gutera inkunga, tufatanye nabo igihe cyose bazajya bakora ibitaramo hirya no hino, tuba turi kumwe nabo. Murakoze. Murakoze. Natwe nka BK Arena niteguye kuza kubabwira uko twabafashije, uko kate yacu iza gukora, ariko perezida yabirangije. Nuba nahera aho ngaho mbabwira ukuntu gukorana na Choral de Kigali ari ibintu byiza. Nta nubwo urinda guhabwa ijambo ngo umenyekanishe ibikorwa byawe, ahubwo bari gukorera. Turumvaga ngo twe twafashe ni ibintu
biri byiza nyine byarikoze nk'uko perezida yatangiye abivuga, yatangiye avuga amateka uko batarasiba umwaka n'umwe. Hanyuma nashaka kuvuga ukuntu muri 2021 nk'uko perezida yavuze cyagiye turi muri covid, bari mu bakiriya twari dufite hano bagize ibitaramo. Ndashaka kubumvisha ukuntu muri icyo gihe byari bigoye kugira ngo umuntu ategure event muri iyo situation twe turimo. Twebwe tubikoramo turabizi ukuntu gushyira hamwe event biba bigoye, kujya gushakisha sponsorship, kuza ahangaha mu manama. Choral de Kigali kandi abayibamo abenshi baba bafite n'akazi baba barimo bakora, ariko ibyumweru bitatu ahubwo ukwezi kose turi ku matelefone na bigango na perezida na fiacre turimo turategura kino gitaramo. So twebwe kugira ngo dukorane na Choral de Kigali, natwe ni ibintu twagize n'inshingano. Hanyuma ubu ngubu tumaze gukorana ndumva imyaka 3, n'utaha rwose tuzaba tubarindiriye. Hanyuma nk'uko nabibabwiye, bigango yatangiye avuga ukuntu amatike bagerageje kuyacamo ibice kugira ngo abantu bose bashobore kuyageraho. Natwe dutera intambwe mu yabo, niho twashize iriya karita ya BK Arena. Mwibuka ko twe twatangiye kampani yitwa BK Arena ni iyawe, kandi iyo ntego kabisa turacyayifite muri twebwe. Dushaka ko iyi nzu iba nyabagendwa n'abantu bose, ku buryo nta muntu utari w'ikigali atazavuga ati iriya nzu reka iriya si inyegero ya ugenda ugura iyo karita y'ibihumbi 5. Events zose dukora ahangaha tugerageza uko bishoboka byose kugira ngo ukoresheje ikarita ibiciro bimanuke ube wabasha kuza ukareba. Hanyuma rero kurangiza umwaka ni ikintu cyiza, kurangiza umwaka n'umuziki. Ndumva perezida hari akantu yavuze ngo le son, la beauté du son pour la beauté des âmes. So kuri karita mutegure vos âmes, hanyuma mureke que sans caro iberce vos âmes. Voilà. Merci. Murakoze. Nanjye nitwa Patrick Muneza, aba naje muri iki gikorwa mpagarariye ikigo cya Sanra. Ni ikintu kidushimishije cyane natwe gukorana na Choral de Kigali mu gutegura gahunda nk'iyi y'igitaramo. Twebwe nko muri Sanra, yabivuze perezida, dufite icyo nakwita umwihariko kubera yuko iki gikorwa twarakibonye gikura kuva cyatangira, ndetse na mbere yaho turi kumwe na Choral de Kigali. Umwaka wundi twagiye tubona ukuntu abantu bitabira iki gikorwa bagiye biyongera. Mvuze kuri Choral de Kigali rero itegura iki gikorwa, ni korali navuga ko ari korali ikomeye cyane, ifite imbaraga. Izo mbaraga ntabwo zigaragarira mu kuba ari Choral de Kigali gusa, ino mu butumwa itanga. Hanyuma rero nka Sanra, nk'ikigo cy'ubwishingizi, ikigo nacyo navuga yuko ari ikigo kimaze kuba ubukombe kubera ko ku rwego mpuzamahanga Sanra imaze imyaka irenga 100. Nacyo navuga ko ari ikigo gikomeye. Duterwa ishema cyane no gukorana n'abantu nk'aba ngaba, nabo bafite icyo batanga nk'ubutumwa cyangwa se icyo bamariye sosiyete muri rusange. Tukaba rero tunejejwe n'uko uyu mwaka wa 2023 Choral de Kigali yongeye gutekereza ku Banyarwanda, ikaba yarateguye igikorwa kizabera hano muri BK Arena. Tukaba rero twaravuze tuti ni byiza ko icyo gitekerezo twabanye nacyo cyangwa se twaherekeje kuva imyaka 10 ishize, kuko nk'uko babwiye cyatangiye muri 2013, ubu tukaba tugeze muri 2023. Guherekeza icyo gitekerezo rero kugeza uyu munsi aho tubona ko gifite imbaraga ndetse ko kizanakomeza kugenda gikura. Bigaragara ko ibyiza biri imbere. Tuzakomeza kubana na Choral de Kigali nka Sanra, dutanga inkunga yacu nk'uko tubishoboye, yaba mu bushobozi bw'ibitekerezo, yaba mu bushobozi bakwifuza twebwe twashobora,
kubera ko turi ikigo cy'ubucuruzi tuzafatanya nabo. Ubwo rero kuri uyu munsi icyo navuga nabwira abantu nuko nka Sanlam ni umwanya mwiza mu bikorwa nk'ibi ngibi Choral de Kigali ikora byo gushimisha Abanyarwanda, natwe kuba turi iruhande rwabo, kubera yuko mu bucuruzi ubwishingizi buriya tugira amaproduit agamije kubungabunga ubuzima bw'abantu, kuko tugira nka produit yo kuvuza abantu. Tugize amahirwe Abanyarwanda bakagira ubwo buzima bwiza, bagahora bishimye, nta muntu ufite ikibazo cy'uburwayi, icyo gihe sosiyete yacu nayo ibyungukiramo. Ni ikintu cyiza rero cyo gushyigikira. Nibaza yuko Abanyarwanda muri rusange twese, cyangwa se abaturarwanda atari Abanyarwanda gusa, twese dushyigikiye. Nkaba ngira ngo nanjye nshimira mwebwe abanyamakuru ku bikorwa bikomeye mukora byo gushyigikira namwe gahunda nk'izi ngizi, ndetse nshimira na Choral de Kigali n'abandi baterankunga turi kumwe muri iki gikorwa cyo gushyigikira aba bavandimwe bacu muri Choral de Kigali, kugira ngo igikorwa barimo gutegura kizagende neza. Murakoze. Mwongeye kwirwa. Yego. Nanjye mu izina ry'umuyobozi mukuru w'ikigo Rwanda National Investment Trust, inama yari idatinda kurangira kandi nayo yari iya ngombwa, yanasabye kubashimira cyane ko mwitabiriye gukurikirana uyu muhango, kubera ko binyuze mu banyamakuru ibyo dukora byose biramenyekana. Kanangire rero nshimira cyane Choral de Kigali ko itigeze ijya kure cyane n'ibijyanye no kuzigama. Umuco wo kwizigamira mu Banyarwanda ni ikintu cy'ingenzi. Abyumvise batangiranye na Sanlam mu mazina bari bafite ibihe byose, bagenda bakorana nabo kugeza uyu munsi. Uyu munsi bakaba bakorana na Rwanda National Investment Trust, nabo batabasize abo bakoranaga bose, ariko ubugingo ari umwe, ibijyanye no kwizigamira. Kubera iki kwizigamira? Ndatekereza ko Perezida Wanda ashobora kudusobanurira neza kubera iki ibijyanye no kwizigamira batabijya kure, ariko twebwe twabonye ko mu kudutekereza bahisemo neza, ariko badutekereje natwe tubatekereza. Bikomojeho aho bageze hose basanga bafite abafana, natwe turi abafana babandi ariko bisiga amarangi. Aho bagiye hose baje hariya tubabwira ibitaramo byose byo bagiye bakora, uretse mu bya Kigali n'ibyo mu ntara bya bindi byo bajyamo, basanga tuba turi kumwe kubera ko tubakunda. Ariko by'umwihariko dusanze bafite umugambi mwiza wo gufasha Abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira, ku mpamvu nini ebyiri bo ubwabo basobanura. Iya mbere ni uko roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima. Bumva niba bavuga ubutumwa bwiza bwo kwizigamira kugira ngo tuzagire iherezo ryiza nyuma y'ubu buzima dufite, ariko bashaka ko no muri ubu buzima tuba dufite ubuhamya bwiza y'uko tubayeho neza. Iyo ntego rero turayihuje, twese turasenga mu madini atandukanye. Abakristo turabyemeranywaho, Abayisilamu turabyemeranywaho y'uko kwizigamira ari byiza. Abayisilamu bo bagezaho bakashyiraho akandi kantu kajyanye no kuvuga ngo ntiwizigamire iby'imirengera, ahubwo uzajya unasagurira abandi, kuko n'icyaha nanone kubyirundaho kwikubira ntugire abo usagurira, ahubwo uzajya usagurira n'abandi, uzajya unabaha, ugerageze uzamure n'abandi. Ubwo niba abakristo mukurikira cyane ibijyanye n'inkuru zitandukanye ziri muri byanditse byera, ariko umuntu witwa Yosefu ni urugero rwiza rw'uko kwizigamira uyu munsi bishobora gutanga umusaruro mwiza ejo. Muri iyi story ya Yosefu ntabwo mwiza, abanyamakuru ntabwo bakurikira. Yosefu ibyo yakoze mu gihugu kitari icye cyari giti, akagerayo akabigisha ibice bijyanye no kwizigamira. Mu gihe bari bafite umusaruro mwinshi, baragenda batorwa kugunika igihe runaka nyuma y'imyaka 7 mu bihe by'amage. Iyo politike niyo yabafashije kugira ngo igiti itangiye kugaburira
n'abandi ndetse n'abavandimwe be bakazajya bajya gusaba ibiryo. Ngira ngo Kita urabizi muri sura Yusuf harimo aya nyinshi zigenda zisobanura cyane uburyo kwizigamira ari rero ntabwo ari ibintu bigiye kure rwose n'imyemerere yacu, ni ibintu ahubwo byunganira. Ariko iyo ntego nk'uko murimo kuyumva y'uko ronzi bigomba gutura mu mubiri muzima, biragenda bikagaruka no kuri politiki ya leta. Politiki ya leta rero ni uko Abanyarwanda aho bava bakagera bagira ubuzima bwiza, babasha kwizigamira kugira ngo ubwo buzima bwiza barimo kugira uyu munsi babe banafite icyizere cy'ubuzima bwabo ejo. Iyo mvuze Abanyarwanda, natwe nk'abanyamakuru muri aha ngaha n'abandi baterankunga batandukanye, kugira ngo turabyemeranywa yuko kugira ubuzima bwiza bw'uyu munsi n'icyizere cy'ubuzima bwiza bw'ejo ntawabyanga uwo ari we wese. Naho Sama yarakeneye icyo cyizere. So reka ntisimba mu magambo babwiza ukuri yuko twebwe impamvu zo zatumye duhitamo gukorana na Choral de Kigali ni uko wabonaga ko duhuje intego yuko bashaka kugira uruhare mu gutuma Abanyarwanda benshi bishoboka bamenya umuco wo kwizigamira ariko bakawukorera. Ibyo rero nibyo byatumye banaza kutugana, tuganiriye dusanga duhuje intego. Nababwiye ko nk'abakristo bari muri korali ya Kiliziya Gatolika, ariko nari nabikomeje yuko bazanye concept yindi ubu ngubu badusaba ko tubafungurira konti. Araza kuyibabwira Perezida Oda kugira ngo muyumve ndetse muyibwire n'abakurikira. Iyo concept rero niho ndi kuvuga yuko n'abatari abakristo Gatolika nabo bashobora kubyumva bakavuga ati ahubwo ndimo ndabona bino bintu natwe bitureba. Kumva yuko ushobora kuzigama amafaranga ariko ushobora no kuzigamira undi. Mu kigega RNI Iterambere Fund twakoreshaga uburyo busanzwe bw'akanyenyeri, ariko ubu ngubu twazanye system nshyashya ya USSD ndetse n'uburyo bushingiye kuri web bwo kwizigamira bwitwa shora.rni.rw akanyenyeri 589 wifungurira konti ukabasha kwizigamira. Konti rero ya Choral de Kigali ubu noneho hariho iyo winjiye muri ako kanyenyeri 589 akadirishya ushobora kugira amahirwe yo kuzigamira undi, yewe niyo waba utiyandikishije muri icyo kigega. Hari ingingo ya 3 ivuga ngo kuzigamira undi. Iyo ushyizemo ukaba uyizi iyo konti naza kubibabwira, wowe ubwawe utari mu kigega ushobora kuzigamira Choral de Kigali. Ngira ngo araza kubikomozaho mu buryo burambuye kugira ngo abantu tubashe kubyumva. Reka natindira abandi, ariko mbinginga yuko ntitukaba abantu bo kuvuga inkuru twebwe tudakora. Namwe ubwanyu mu bitangire tuzahura kuri uriya munsi w'igitaramo, ariko nzi neza yuko Abanyarwanda benshi binyuze mu gukunda Choral de Kigali bazakunda n'ibyo bakora, bakababera urugero rwiza tukizigamira ku bwinshi. Murakoze cyane. Murakoze. Ni Robert kuva muri Savi Tours and Travel Agents. Nge kuva mu myaka mitoya personally nari umufana wa Choral de Kigali, ku buryo numvaga najya ahantu bari kenshi. Iyo opportunity rero iza kugira ngo Savi bake bayizi bazi ko turi muri promotion y'ubukerarugendo muri local. Turashaka kubanza gukundisha Abanyarwanda ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu, kuko uyu munsi hari imyumvire ivuga ko ubukerarugendo ari ubw'abanyamahanga. Icyo rero ni kimwe mu bintu twaje dushaka guhindura na Savi, ndetse ku buryo tunifuza no kudevelopa product nshyashya z'ubukerarugendo hano imbere mu gihugu. Dufite amateka menshi adasurwa kandi amateka afitiye Abanyarwanda akamaro, yaba mu bumwe yaba mu rukundo Abanyarwanda bagomba kugirirana ndetse n'iterambere. Twararebye rero dusanga ni zimwe mu ntego Choral de Kigali ubwayo ifite, kuko uyu munsi wa none mu butumwa itanga harimo urukundo, harimo amahoro, harimo ni ukubiba ubumwe mu bantu muri rusange. Twararebye rero dusanga nta handi hantu dukwiye kuba turi usibye ahantu bafite intego zijyana n'izacu. Uyu munsi wa none muri Savi iyo dushyize mu ntumbero zacu mu minsi iri imbere, uyu munsi nibyo turi kumwe na Choral de Kigali, ariko ntabwo twifuza kugarukira aho ngaho, ndetse nta nubwo turi kumwe nayo ku nshuro yacu ya mbere ngo ibe ari nayo ya nyuma. Ngo ni igikorwa dutangiye tudateze no gusubira inyuma. Tunezejwe no kuba turi kumwe na Choral de Kigali, ndetse bitari Choral de Kigali gusa,
yari amahirwe akomeye kuri Savi kugira ngo bwa butumwa Choral de Kigali ifite tubuhuze n'icyo twebwe twifuza cyangwa intumbero dufite nka Savi, none tubigeze ku mbaga nyamwinshi izaba yitabiriye iki gitaramo. Kuko twebwe nka Savi byarashobokaga neza ko tutabasha kugera kuri ba bantu bose kugira ngo tubahereze bwa butumwa, ariko Choral de Kigali ubwayo mu bufatanye bwacu nayo yari ifite ubushobozi bwo kutugezaho imbaga nyamwinshi ikeneye bwa butumwa bwacu tugomba kuyiha. Abanyarwanda dukunda ubukerarugendo, ariko turabura amakuru, turabura n'impamvu yo kuba twasura bya byiza nyaburanga. Muri make iyo niyo mpamvu ahanini yatumye twumva Choral de Kigali ari imwe muri option nziza dushobora kuba twafata. Hari ibitaramo byinshi, murabizi ko tumaze iminsi turi muri season y'ibitaramo byinshi twagombaga kuba turimo, ariko twacuzinze cyangwa se twahisemo gukorana na Choral de Kigali kubera ko twabonaga ko hari byinshi duhuje. Uyu munsi muri Savi tugira service, iyo uguze itike y'indege iwacu tuza kugukura iwanyu tukakugeza ku kibuga cy'indege free of charge, nta mafaranga tukwishyuje. Ariko ayo ni amakuru byari kutugora ko tuyageza ku Banyarwanda, tugiye tubikora tubigeza ku Munyarwanda umwe ku wundi. Yari opportunity nziza yo kuba twakwihuza na Choral de Kigali, ayo makuru tukayageza ku Banyarwanda, Abanyarwanda bose bakoroherezwa service zose zijyanye n'ubukerarugendo. Murakoze cyane. Good evening once again. My name is Mohsin, and I'm a commercial director at Keystone Hospitality Rwanda. You guys may have seen us on a number of other occasions and events, as we've been promoting some cultural dance events, cultural food events, and we are promoting now sponsoring Christmas carols for one particular reason, very reason, which is promoting togetherness, collectiveness, and that's the whole value of our promotion and sponsorship of this event. I would like to introduce Keystone Hospitality as well. Keystone Hospitality is the only and a proud commercial kitchen equipment company that manufactures kitchen equipment in Rwanda. There are other companies out there, but we are a little bit different than them. We are a turnkey solution company. We start from the very scratch, which means we help our clients in designs. We design, we manufacture, we install, and we maintain kitchen equipment for them. And that's one part of our business, but we are also into mechanical ventilation. We do commercial air conditionings. As temperatures are rising, and you can see a lot of buildings these days, they are putting air conditioning. So if you guys, lovely audiences listening out there to us, if you have any air conditioning requirements, you can reach out to us. Thank you. Murakoze, nanjye banyita Andrew Gatera, abamagariye ikigo cyitwa One Cup Coffee Roasters. Nabashimiye cyane kuba twaragize opportunity yo kwifatanya na Choral de Kigali muri iki gitaramo kigiye kuba cya Christmas Carols live concert. Ni ibintu bishimishije cyane ko mu by'ukuri mu bintu dukora, iyo urebye na Choral de Kigali ikora, ni ibintu biri mu murongo umwe ariko bifite approach ebyiri zitandukanye. Choral de Kigali uburyo inyuramo kubaka roho n'imitima y'abantu, twebwe nka One Cup Coffee Roasters tufokasinga kubaka imibiri yabo, kubera nk'uko mugenzi wacu wavuze ku bintu byo kwizigamira roho nzima mu mubiri muzima. Muri urwo rwego rero twasanze ko ari korali, ari abafana bayo, ari abaterankunga, bose twasanze basa nk'aho ari abafatanyabikorwa bacu. Ni opportunity nziza nini cyane ikomeye cyane twebwe ko twarebye cyane abaterankunga, abantu bose bicaranye kuri uyu murongo w'itebo. Mu by'ukuri twasanze ari very big opportunity kugira ngo tubashe no kumenyana. Twasanze ni opportunity nini cyane kuba umufatanyabikorwa wa Choral de Kigali kugira ngo ubone nabo igihe kimwe. Abantu mugiye kubashaka byagutwara nk'amezi, sinzi niba ari nk'umwaka kugira ngo babone. So mu by'ukuri cyangwa abanyamakuru baturi imbere. So ndumva opportunities zirimo ari nyinshi cyane.
cyane cyane iyo ugiye kureba mu bintu dukora nk'ikawa dutunganya twebwe tuba dukeneye ko Abanyarwanda bayikonsoma, ntabwo focus yacu yari export. Cyane cyane iyo ugiye kureba abantu batunganya ikawa cyane cyane mu Rwanda bose bafokasinze mu kuyijyana hanze y'igihugu, isigaye hano ugasanga muri alimentation ari ugasanga karite yayo ari yayindi ijyanye n'igiciro cy'Abanyarwanda. Kuri One Cup Roasters rero twafokasinze kuri specialty coffee, kuvuga ngo reka tuyitunganye iri specialty coffee yayindi ijya hanze mahanga, reka tuyitunganye tuyigumane iwacu kandi ku giciro kitari cyo hejuru, Abanyarwanda bashoboye kunywa ikawa nziza. Ariko noneho na approach dukoresha ntabwo ari ugutunganya ikawa gusa ngo tuyitange mu gikombe, nk'uko muzakomeza mukabikurikirana. Twigisha n'abantu uko ikawa itunganywa iyo ugeze iwacu kuva kuri farm. Dufite farm kuri coffee shop yacu, kuva kuri farm kugenda uko bayitunganya muri steps zose kugera mu gikombe, ku buryo nawe ibyifuje kwitunganya no mu rugo iwawe uhita umenya uko ikawa itunganywa ukayinywa ifite ubuziranenge. Muri urwo rwego rero ndashaka ko kubabwira ko mu by'ukuri nk'abanyamakuru bacu usanga bafite nk'akazi katoroshye, bava na hano ugasanga bagiye mu kweditinga amavideyo yabo, bafite akazi gakomeye cyane. Kuri One Cup rero Roasters ntabwo dufite byinshi, ariko dufite umutima mwiza wo kuba twageza ibyiza ku Banyarwanda turi kumwe nabo, ariko cyane cyane abafatanyabikorwa bose n'abantu bashobora kudufasha kugeza aya makuru meza ku Banyarwanda bose. Twahoze tuganira mu kanya turavuga tuti kuri One Cup Roasters nk'umunyamakuru wese uri hano kugeza igihe cy'igitaramo itariki 17 wemerewe kunyura kuri One Cup Coffee Roasters ugafata ikawa nta kiguzi kugeza itariki 17. Ishusho hafi ya RDB traffic light. Noneho hari n'ikindi twatekerejeho twarimo kuganiraho, turavuga tuti umunsi w'igitaramo itariki 17 nta muntu ugomba gusiba icyo gitaramo. Umuntu ufite itiki igitaramo kuri uwo munsi ashobora kunyura iwacu nawe twamuha igikombe cy'ikawa ariko atweretse itiki. Ariko nanone abatazashobora kuhanyura kubera amasaha, tuzaba turi muri pikara tuba duhari, abantu bazifuza agakawa twubaka umubiri yanyu kugira ngo mukurikire neza uko korali yacu turirimbira neza, tuzaba duhari tubagezaho agakawa ku giciro gitoya. Murakoze cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Techno Market Printing House. Munyemerere mvuge ko Techno Market Printing House ari the best printing house mu Rwanda, nshingiye ku bintu bitandukanye. Njyewe nitwa Isimbi, ndi Sales and Marketing Manager muri Techno Market, ariko tumaze imyaka myinshi cyane irenga 12 dukorera mu Rwanda. Tukaba dukorera TDM imbere yo kwandamage. Mbonye dukora ibintu byiza cyane, uko natangiye mbona ibintu bya printing house mu Rwanda. Muri Techno Market nabonye baproducing ibintu byiza rwose, namwe ahubwo turabatumiye mujye muza tubakorere. Twebwe twahisemo gutera inkunga kwa Choral de Kigali kubera yuko icyambere ubutumwa batanga ku Banyarwanda ni ubutumwa bwiza cyane, umuntu wese yakumva akumva bayinterese. Ikindi si ku Banyarwanda gusangira n'abanyamahanga, ubwo butumwa iyo bubagezeho burabubaka mu buryo buri spirituel ndetse no mu buryo umuntu wese ushaka kuzamura imyumvire mu bijyanye no gusenga, mu bijyanye no kwiyegereza Imana, ubwo butumwa bushobora kumwubaka cyane. So rero ntavuze ibintu byinshi, twagira ngo tubamenyeshe n'abaterankunga bose turi kumwe hano yuko umuntu wese ukeneye serivisi zijyanye n'ibintu bya printing na branding, Techno Market twiteguye kuba twabagezaho izo serivisi. Ntabwo ari ukuzibagezaho gusa, turabibakorera tukanabaderivaringira ku bantu mudafite umwanya wo kuhagera. Ikindi kumva feedback z'abakiriya kugira turusheho kugera kure, not only locally but also internationally. Murakoze cyane.
natwe rero ntabwo twasigaye inyuma nk'uko yarambajije muri ibi bitaramo bya Choral de Kigali bijyanye no kwishima. Ubundi ikintu cya mbere ubuyobozi bw'igihugu dukangurira ni ukwigira, kandi kwigira dukesha ibintu byacu dukorera mu Rwanda. Ibintu dukorera mu Rwanda ni byiza biruta byinshi bituruka mu mahanga. Rero kugira ngo twigire nuko tugomba gukoresha ibikorerwa iwacu mu Rwanda. Ingufu Gin rero ni uruganda rukora ibinyobwa bitandukanye bya gin, ubwoko bwa jeans n'amawisiki. Nk'uko mubibona hariya kuri icyapa cyacu turanga hariya dufite ibinyobwa bigera mu moko 10. Buri wese ngira ngo yakwisangamo, ntabwo yabura ikimunyura. Kuri ku munsi rero nyirizina w'ibitaramo tumara kuvugana neza na abashinzwe PK Arena n'umuyobozi mukuru wa Choral de Kigali. Hari igikorwa dutegura gishobora kuzabanyura namwe, kuko hari ubwoko bw'amakokiteri dushobora gutegura, buri wese akaba yayibona for free kugira ngo igitaramo kigende neza. Ubwo turabiha mushyiramo ya Yvonne Buravan, mushyiramo uruhisho cyangwa yareyo. Uruhisho rw'uyu mwaka ni ubu si yape cyane ya Jay. Murakoze cyane. Nitwa Joel Iyobokamana, izina Iyobokamana Gatigwa. Ikibazo mbaza perezida yavuze ko kuri Radio Kigali ni iminsi ubu ngubu iri mu masengesho yo gusengera igitaramo. Ndashaka kumenya ni iminsi ingahe, azarangira ryari cyangwa bayikora gute. Noneho icya kabiri wavuze yuko perezida ishingiye ku baterankunga ndi kubona hano konseri mukoze imyaka 10. Iyo mukoze nk'imibare ya hafi mubona imyiteguro y'iki gitaramo batwara amafaranga angana iki? Hanyuma vice perezida dufashe mu rugendo rw'imyaka 10 mumaze mukora ibi bitaramo, ni ibihe bintu bitatu muvuga byaranze iyi myaka 10 tugiye kwizihiza? Hanyuma muri Aranite wenda ntabwo nabisobanukiwe neza ibijyanye na saving muri kuvuga, niba umuntu waguze itike yo kuza muri concert harimo no kwizigamira cyangwa no kuzigamira Choral de Kigali nawe advo clarification. Hanyuma muri Sanira mudufashe mu myaka 10 maze mugendana na Choral de Kigali, hari imibare mufite y'abantu bafashe ubwishingizi bwanyu kubera ko baje muri concert se basanzwe bajya mu concert ya Choral de Kigali? Murakoze. Nk'uko mubigize mu bihuta namwe kugira ngo Emi abajije by'abanyamahanga mugenda mubona buriya mu gihugu hano hari abantu, hari imirimo myinshi abazungu bagiye barimo, bagiye babona turi mu bitaramo bakabona kandi nabo bazi umuziki, bazi gucuranga cyangwa kuririmba, bakajya batwegera ko bati ibintu mukora ntitwabikorana. Buriya hari igihe dukora imyitozo bakaza aba mu ambasade abahehe bakaza bariya bose mubona saba membre dusanganywe ni abantu baza bakishimira yuko tuza gufatanya mu bitaramo, kandi hafi ya buri mwaka tuba tubafite. Tumaze kubona ko kuva hano hari abanyamahanga, buriya hari n'abatari abazungu, hari abanyamahanga birabura barimo, ariko ubanza ari nka babiri, mubarebanye natwe ntimwamenya niba atari. Tugira abantu badukunda rero bagasanga ibyo dukora nabo barabikora, bakaza tugafatanya nta kibazo. Noneho rero mwambaje muri bangahe ariko nta mubare. Imuzi ubushize twize kuba dufite nka 4 b'abazungu, ariko ubu ngubu harimo nka reka umubare mbe nkubitse ko navuze ko ari benshi, ariko ni nka 6 barindwi. Noneho iby'uruhisho mubaza nyine uruhisho birahishe, harimo ibyiza byinshi bizabatungura, mureke bibatungure. Tubivugiye hari abantu bazavuga bati turabimenye ntituzaza, rero turabibabikiye. Icyo nzi cyo kiruta ibindi, buri mwaka dutegura ibintu tubona ko biza kuba byiza kuruta umwaka washize, kuko tuba twabonye amasomo n'abantu bagiye batubwira uko babibonye. Ubu rero rwose uruhishe nuko uno mwaka harimo byiza byinshi nk'uko natwe twagiye tubitegura. Ubwo muzabibona muhageze. Joel arimo kubaza iby'amasengesho. Nabwiye ko ari isengesho gahunda ya Noheli n'umamo 9 iminsi 9. Iminsi 9 burya muri Katolika iyo ushaka gusengera ikintu ugishyizeho umutima
buri munsi ugira agasengesho ukivugaho, ntabwo ari ibintu bemereye si igisibo. Buri munsi ugira akanya ko gusenga ukavuga uti iki kintu ndagisengera, niba uvuga uti wenda bizahakorerwa bizaba byiza, abantu bazishime, abantu niba byumve vuba, abanyamakuru niba twumve babitangaze, usabira ikintu cyose wumva kizatuma nugisaba ukagisengera ugisema umutima, Imana ikakiguha, ibintu utegura bizagenda neza. Ni iminsi 9 rero, twatangiye ku itariki ya 8, tuzabirangiza ku wa 6 bucya dukora igitaramo. Ikindi wavuze ni icy'abacuranzi n'ubwoko bw'ibyo bacuranga. Buriya nyine tugira amakarabia bacuranga amapiyano, ariko buriya na gitari iyo zigiyemo birushaho kuba byiza. Amaviyoro hari ibikoresho by'imigozi byose ubwoko bwabyo, n'iby'imyuka n'ingoma, abafite ibyo byose ni benshi, n'amapiyano aba ari menshi. Bya amapiyano ashobora gukina piste zinyuranye, ushaka aririmba indirimbo y'umuntu wakoze harmonisation ashyiraho amajwi menshi agendera rimwe. Hagiye biba byiza rero iyo ifite piano zinyuranye kugira ngo buri wese akine piste yihe n'undi ye kugira ngo bize gusohoka neza. Ari amapiyano arahari menshi, ari za gitari zirahari, za violon zirahari, ingoma zirahari. Barengeye abacuranzi muri make n'ubwoko bw'ibicurangisho byinshi. Hanyuma Janvier arimo kubaza muri rusange igitaramo gitwara amafaranga angahe? Iyo ubaze bigenda binyurana bitewe n'aho twakoreye kandi binatewe na karite dushaka, haba sound system tuza gukoresha, haba imitako tuza kuba dufite hariya. Biragoye guhita uvuga ngo nangahe, ariko ni amafaranga atari munsi ya miliyoni nka 60 yubaze neza. Twakifuza byinshi birenga ibyo, kuko hari ibyo tugenda tuguna kugira ngo bitaba menshi. Ariko gutegura igitaramo byonyine, ufashe igitaramo cyonyine cya gitaramo kidutwaye amafaranga arenze ayo ngayo. Sinzi, ntabwo umutwe ahita azamo neza, ariko iyo uteranyije ibintu nka 3-4 ureba vuba mu maso, ayo mafaranga uyabonamo. Kandi ukabona ko twagiye tugunaguna dukora ibito bitaza gutwara menshi kurushaho. Ikindi banza bakibajije Vice President. Okay, ikindi cyane sana mukindi cyane. Arakoze Janvier, umunyamakuru wa Abanyarwanda. Yabajije ikibazo cyiza, yabajije ati ko mumaze imyaka igera ku 10 muri kumwe muri urugendo na Choral de Kigali, ese hari imibare y'abantu baba baraje muri Sanlam mufite kubera yuko mwateye inkunga iki gikorwa? Icyo nagusubiza ni uko ntabwo byoroshye kuba wavuga ngo imibare n'iyi, ariko icyo nakwishurira ni uko kugeza uyu munsi Sanlam aricyo kigo cy'ubwishingizi gifite umubare munini w'abafata ubwishingizi hano mu Rwanda, aho ndetse kugeza uyu munsi bigaragazwa n'uburyo mu mwaka wa 2022 ari nacyo kigo cyabashije kwinjiza amafaranga menshi, aho kugeza ubu ngubu cyabashije kwinjiza miliyari zisaga 20 ikaba ari ikintu twishimira. Ariko mu gusubiza iki kibazo cyawe, navuga ibintu bitatu. Navuga ikigaragaza igituma twe dushyigikira iki gikorwa, harimo ubwacyo gushyigikira igitekerezo cyiza, igitekerezo nk'uko bakomeje kubivuga, babaterankunga, yaba perezida wa korali, igitekerezo gifitiye igihugu muri rusange akamaro. Hari icya kabiri ni ugutanga ibyishimo ku bakurikirana ibikorwa by'imyidagaduro mu Rwanda. Kubishyigikira rero nta kundi ni uguha imbaraga igikorwa nk'iki kiba cyateguwe kugira ngo kizashimishe Abanyarwanda. Ariko nanone icya gatatu navuga cy'ingenzi, wenda kiza gusubizaho gatoya ku kibazo warubajije, ubu noneho Sanlam na Choral de Kigali hari gahunda bafite. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese uzaza kuri Sanlam akagura ubwishingizi, ariko akanavuga yuko muri ubwo bwishingizi aguze
ateye inkunga Sanlam na ateye inkunga Choral de Kigali. Hari amafaranga azajya ahita ava kuri ayo mafaranga aguze ubwishingizi ajye kuri account cyangwa se code yafunguwe muri Sanlam ya Choral de Kigali, mu rwego rwo kugira ngo dukomeze twubake dusapotinge Choral de Kigali mu bikorwa byayo bya buri munsi. Ni ukuvuga rero ngo ubwo butumwa buzatangwa muri iki gihe turimo gutegura kino gitaramo cyangwa se mu gitaramo nyirizina, kugira ngo Abanyarwanda bose bagura ubwishingizi cyangwa se bazabugura mu gihe kiri imbere babimenye ko mu kugura ubwishingizi bashobora no gutera inkunga iki gikorwa kiba buri mwaka cyangwa se ibikorwa bya Choral de Kigali bya buri munsi. Icyo gihe rero biroroha cyane kumenya noneho n'umubare w'abo bantu bagize icyo gitekerezo. Abo bantu rero ni abantu bazaba babumvise ubwo butumwa. Birumvikana hari abazakumva bataje mu gitaramo, ariko hari abazakumva baje mu gitaramo. Igihe rero tuzashobora kuvuga tuti abantu by'ukuri basapotinze Choral de Kigali bitewe no kubumvisha ubwo butumwa, ni umubare uyu n'uyu nguyu, icyo gihe bizaba bitworoheye, ariko nanone bigamije nyine rwo gusapotinga igikorwa cyiza. Njye bambajije Jean yambajije cyane ikibazo gikomeye ariko cyiza cyo kuvuga ibintu bitatu byaranze kino gitaramo, byaranze Choral de Kigali muri iyi myaka 10 iyi 10 years anniversary turi gukora. Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye kubera ko ni 37 none umusajyo bitatu ndi kureba imito bibihe ndeke ibihe, ariko reka mfate imirongo migari ibyibushye nyamuririba. Iyo ngiyo rero navuga ni iki gitaramo cyazamuye ikintu cyita dedication. Murababarira turagenda tubyumvikana mu Kinyarwanda, ntago ibide dedication. Ubundi mu by'ukuri Choral de Kigali twebwe bira turi volunteers, turabakorera bushake, ntago duhembwa. Bino bintu dukora ntago duhembwa. Rero gukora bino bintu kuri uru rwego tubikoraho, kino gitaramo cyatuzanyemo ikindi spirit kirenze amafaranga, kiri beyond ibyo abandi bakora, ikintu cyitwa just cause. Kuvuga ngo niki kintu twarema mu bantu bakora umurimo, bagakora umurimo w'ubushake, bagakreatinga just cause. Rero iyo dedication kino gitaramo cyarayizamuye ku rwego rwo hejuru. Buri muririmbyi iyo asibye repetition, niyo yagiye mu kazi gafatika kagombaga gukorwa, uramubona mu maso abafite isoni, abo yumva yababaye, abo yumva ntako atagira ngo abashe kwitabira rihasoza. Icya kabiri gikomeye twagezeho ni community outreach. Kino gitaramo kitaraba Choral de Kigali yari nini cyane isunga izindi nibyo, ariko linkage hagati yayo n'abakristo, abaturage bayikikije, those for whom we do what we do. By'ukuri ibyo dukora byose tubikorera bariya. So habayeho rero ikintu cyo kwegera cyane abaturage, kwegera cyane abakunda umuziki, noneho bituma iyo community outreach idufasha kugenda dukura tuzamuka haba mu mitima ndetse no ku mibiri nk'uko abambajije babivuze. Ikindi cya gatatu gikomeye cyagezweho muri iyi myaka 10, twabaye rwose inkore neza bandebereho. Bwa mbere abantu baririmbira hamwe bitwa ko hari batekereza ko bashobora guhagarara imbere y'abandi bantu hamwe bakaririmba bahuje, bakoze blending, bahuje amajwi, hanyuma bakabikora mu kintu nakwita concert. Muri concert ibyo ngibyo ni ibintu byabaye nkore neza abantu rero, kuko uwo munsi tugitangira n'izindi kwaya zaratinyutse tukaririmbira abantu benshi, aho kuririmbira gusa mu kiliziya ko hari izo talent abataje mu kiliziya batabona. So ibyo rero byatumye choirs around us zizamuka, kandi sinambesherwe mu by'ukuri imwe mu ntego zacu zikomeye no guhinduka umunyu, no guhinduka itara bareraho mu miririmbire myiza, miririmbire y'umuziki wanditse wa classique. Ndumva ari ibyo nabajwe, ariko hari icyo babajije president ntiyabasha kugenda n'akantu kakavungukira arekura. President jurisha furusheti bagira bitakana. Nagira ngo mbabwire muri ya community outreach approach twakoze, twatuje indirimbo kuri website yacu. Ese mwebwe mwadukurikiye muri myaka 10 iki cyabaryoheye twagarura mukishima? Sare twashyizeho indirimbo 3 no kururagera kare mu matora tuza kubona indirimbo 3 tuzaririmba. Izo ndirimbo ntabwo zari zisanzwe ziri kuri repertoire dufite, mwazibwira, ariko ya mbere nyine ni ya anthem ya UEFA niyo yabaye ya mbere.
hari akaririmbo kandi keza nawe kavuga ibintu byiza kitwa Chicktipa nako kari muzatsinze. Hakaba n'indi yitwa Bound for the Promised Land, ni indirimbo y'Abasirayeli bari kureba Isirayeli ubutaka bwabo bavuga bati tugiye kuhagera. Iyo ndirimbo nayo ni indirimbo nziza tuzaha abakunzi bacu. Izindi rero noneho reka tube tuzifongeranye mu kabati murakoze.